yamurona ko ari Imana zikurerwa rero tugiye muri senduze bagiye kugaburira abana iturangira kubwira amanota yanyu iturangira gutaha muri mugiye kwako muri abo bantu hanyuma ku mwanya wa munani baturutse muri Nord ni Epri Giramahoro uwamera amashyi bagize amanota 35 n'ibice bitandatu 38 urumva ko hari n'ibiti ntabwo arushanwe cyane none turaza ku mwanya wa karindwi baturutse muri Sidi Sano turi bitwa Ebikuza bagize amanota 35 n'ibice bitandatu aba bantu barimo kugenda barushanwaho ibice 69 ku mwanya wa gatanu baturutse muri East bitwa Francis of German International School bagize amanota 73 aba bagatanu rero nibo batangiye gusiganwa none bigaragara natwe twabibona kuko bamwe bavuye muri renga 39 none bageze kuri 73 urumva ko arimo amanota gahe atanu ubwo amanota atanu rero ni amanota menshi kuva ku wa gatanu kugeza ku wa mbere harimo rengi ndende cyane ni ukuvuga ngo ni abahanga pe ngira ngo yababwiye turimo turarera ntabwo turimo gushaka ibihangano by'abana iyo bita creativity dance muri kino gihe ni ukugira ngo abana birememo icyizere cyo kuzaba abahanzi beza ni ukugira ngo bazabe abahanzi beza nufata igihangano cya Muyango ugafata igihangano cyo gukerereza ugafata igihangano cya Garukurebe ugafata igihangano cya Garukurare ugafata igihangano cya Twizerane ayo matora yose tuba tuyabamo mu buzima bwa buri munsi nibwo kazi nibyo dukora ayo twese tuba tuyabamo nta ndirimbo n'imwe rero tutazi ngira ngo abantu babaye ba gatanu ngira ngo abantu babaye abakane nabo mu mujyi wa Kigali ni abahanga pe ririya torero urizanye muri segonderi ntabwo ngira ngo babereka ibitangaza n'ibyo twabonye batweretse ibitangaza no gukora kuri indirimbo z'abandi ibihangano by'abandi twebwe dukoresha ukuri n'ukwihangana babaye groupe scolaire Kimisagara abakabiri baturutse nabo mu mujyi wa Kigali bagize amanota 82 n'ibice bitandatu abo mu mujyi wa Kigali bo ntabwo biyizi bandi bamwita bari abantu discipline bituruka iburasirazuba yitwa Espoir Rwamagana bakaba bagize amanota 83 twebwe nk'abantu bambaye akanama nkemurampaka nibwo twabibona murakoze insanganyamatsiko hari n'abayinjiyemo ariko ntitwumve neza umukino kubera iki kubera urusaku ahantu harakomeye none ahantu harakomeye gukoresha ibyuma by'abazungu birangurura amajwi ukiha kubikoresha nabi
ugakoresha ingoma nabi, ingoma amajwi y'ingoma akaruta ay'abaririmbyi, bya bindi barya baririmba kandi bihatse insanganyamatsiko ntabwo byumvikana. noneho ugasanga umuntu ashobora kubura amanota kubera ko atakoresheje ibikoresho neza. Ikindi mu kuririmba imiririmbire iracyarimo utuntu twinshi tugomba gukosora. Ikindi noneho cyitwa umwimerere abantu benshi bagiye bagaragaza kwiganana rwose. Hari igihe imikino wabonaga ijya gusa hahindutse abantu gusa n'imyambarire wenda n'udukoresho tumwe na tumwe ko ibikoresho benshi byagera gusa ugasanga nta mwimerere. Aho ku mwimerere ashaka kugira ngo kimangire ikintu gikomeye cyane. Duturuka hirya no hino mu Rwanda, sibyo? Hirya no hino mu Rwanda kuva kuri Gihango kugeza n'ubu hari intore kandi zidashyikirwa. Kuki tujya kwigana iby'ahandi tukibagiza iby'iwacu? Niba no mu majyaruguru, niba no mu majyepfo, niba no mu burengerazuba, ni inserukane ingeri zitandukanye z'imbyino, z'indirimbo, z'imyiyereko, z'imihamirizo y'iwacu cyangwa cya kigo nigamo. Hagomba kuba outreach program. Niyo n'abavuka mu burasirazuba nkajya kwiga mu burengerazuba, ntabwo bivuze ko niba agiye mu burengerazuba ugomba kumenya ibyaho kandi byiza. Kuki ntabigaragaza? Ugasanga umuntu aturutse mu burasirazuba arashaka kubyina neza ibyo kuri Nkongo, adashobora kubibyina neza kuko kuri Nkongo baruserukana, kandi asize ibyo mu Gisaka, asize ibyo mu Buganza, asize ibyo mu Mutara wa Ndorwa, asize ibyo mu Buberuka. Ntabwo ari byo. Nitumenye ko iwacu ari intore kandi intore zahanze ibintu byiza cyane twagombye kubasha guseka. Ikindi navuga mu kubaka umukino, aha ntabwo nabigenewe cyane kuko turiganira cyane. Hari igihe abantu bakina ugasanga barasubiraho umukino w'itorero risanzwe rizwi, ugasanga turakabya kwigana rwose. Gukoresha urubuga murabona ukuntu rungana, ugasanga barakina mu gipande kimwe, urubuga bakahabyiganira kandi urubuga ari rugari. Burya gukoresha urubuga ni ikintu gikomeye. Ikindi ubuhanga bwo kubyina ni byiza, ariko iyo ubyina ubujagari ntabwo aba ari byo. Kubyina ubujagari muri icyo bivuga hari ukubyina, hari ukudiha, hari no kubyina nyine bwa bujagari. Cyangwa mu mushangiro ugasanga umuntu arasa n'ubyina ikinimba kandi ari umushangiro. Noneho yagira ibyago ingoma nayo ikiha kuvuga kandi mu mushangiro ingoma ntiyakagiyemo. Ingoma ntiyakagiye umushangiro. Imbyino y'icumu n'iy'ingoma yakumvikana ni gakeya. Umukobwa akikunda umubyimba ukabibona. Umuntu arabyina umushangiro ikirenge akakizamura akakigeza, ntabwo bibaho. Mu mushangiro abakobwa ababyeyi baranyeganyega akikunda gusa, nta kindi, ntabwo acinya, ntabwo ari ikinimba. Ahangaha rero ikosa si ry'abana, ikosa ni ryacu twebwe abakuru tutabatoje uko bikwiye. Ubu rero tugiye kubihagurukira turusheho kubatoza uko bikwiye. Reka no kuvuga byinshi ariko tuvuge ikondera. Intore zirahamiriza, intore zacu zifite ibibazo, intore zigira ukuntu zitaha urubuga. Iyo zitunga hariya ziba zitashye, sibyo? Zigaserukana umutahano wirikizwa n'ikondera. Ikondera nta makondera atanu: umurangi, incuragane, ikanka, urugunda n'isenge. Nubwo nta gurupe nabonye yuzuye ibyo byangombwa. Icyo ni ikibazo. Hari ababyeyi ikondera ngira ngo ari umwe cyangwa babiri gusa, abakabije bakaba batatu, cyangwa n'ababaye bane ngira ngo ni ikibazo gikomeye. Noneho rero
umutahano w'intore urimo kuzima nitudahaguruka ngo duhagarare ibyiza twagezeho biraducika. Ntabwo intore zitaha uko bikwiye, nta bidoga bacyura intore babari basaruka imbere wese gisate ntabwo tubifite kandi birashoboka. Abatoza bari aho baranyumva kandi barabizi. Abatoza ni muhaguruke muhagarare ibyo bintu bigaruke. None intore zirahamirije ziranusura pe ikotaniro hari n'ikotaniro baranihura ibyo biremewe ariko warubona inshuro ebyiri ni ukuvuga yari icimbuye neza ntabwo bibaho, ntabwo byemewe. Imishangiriro ni imbyino klasike, imihamirizo ni imbyino klasike, imirishyo y'ingoma ni ibintu klasike. Uko wabisanze niko ugomba kubiserukana, ni klasike sibyo? Tuzabigarukaho. Okay, ninde wabiciye kuko intore yirasa imbere y'abandi ikagaragaza iki kandi ndashyikiye ese mwuka byaramwe ninde wabujije gusohoka? Wenda bagabanya imikino kugira ngo ubone iminota no gusohoka ariko intore zigasohoka. Ntabwo tubikora rero, reka ngira ngo mbareke tuzaganira ubutaha. Isubiro segonderi ngira ngo ntabwo batindira rero ngiye guhita mvuga abagerageje bose bagerageje urwego rw'igihugu, ariko ndahera ku witwa ndavuga ikigo Epimu Shwagara bagize amanota 80. Akurikiraho Ecole Primaire Turteve bagira 80.6. Akurikiraho 6. Mwanya wa 8 Epic Karangara 81. Mwanya wa 7 Kabarondo Vision 82.3. Ku mwanya wa 6 Epic Kayanza 88. Wa 5 Epic Rutongo 85. Ku mwanya wa 4 hari Urukundo Running Center agize 89.6. Mwanya wa 3 Apes agira 91. Hanyuma ku mwanya wa 2 Espoir Rwamagana 98.6. Hanyuma ku mwanya wa mbere Ecole Primaire Saint Jean Paul 95. Afite 70. Mwanya wa 9 arakurikiraho GS Isongo 3.6. Ku mwanya wa 8 arakurikiraho Ecole Primaire Turteve mwanya wa 7 n'amatara 78. Mwanya wa 6 Groupe Scolaire rwa Butenge. Mwanya wa 5 RCCS Gesera 79.5. Mwanya wa 4 Centre Scolaire Musamaza. Mwanya wa 3 Ecole Primaire et Maternelle Saint Joseph afite 83. Asigaye bane abasigaye rero arakurikiraho umwanya wa mbere bita Urukundo Running Center. Give me freedom.
uwa karindwi batandatu banganyije na Karangazi Secondary School. Ku mwanya wa gatanu turahasanga TTC Ngururu. Tugeze ku mwanya wa kane, turahasanga Lycée Notre Dame n'amanota 88. Tugiye ku mwanya wa gatatu turahasanga TTC Save agana mu bivugo. Ku mwanya wa kabiri dusigaranye dufite Mary Divine hamwe na Semanse Busasamana. Murumva ko bari bambere. Umwanya wa kabiri uriho Groupe Scolaire Mary Divine Kibeho. Umwanya wa mbere turasanga Saint Mathieu Busasamana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Wa kane twafite École de Sciences Byimana. Ku mwanya wa gatatu twafite JS Rwanda Isonga. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Cyongo TSS. Ku mwanya wa mbere turahasanga Petit Seminaire Zaza. Murakoze cyane. Dusigaranye rero ibigo bitatu. Dusigaranye SB Kamonyi, dusigaranye GS Kabale ndetse na Cyongo TSS. Ibyo bigo ari bitatu bituzi. Ku mwanya wa gatatu kimwe muri ibyo bigo cyagize amanota 83 n'ibice bitatu. Muzi cyane cyo GS Kabale mubamashimishije. Hanyuma ibigo bibiri bisigaye bifuza ko